Are you fucking serious? Ase uri seriye cyangwa ndakubeshyera iki? Dani yagiraga akantu ko gufuha nyine akumva ko yakwiharira akaguca ku nshuti akaguca ku muryango akumva ko utanakora n'akazi ube nka housewife w'abagore bo mu ngo bo guteka gusa. I took out an ABO. Nicyo nakoze nta kindi. Mom's surname. Naragiye mpindura amazina yanjye nshyira izina rya mama mpindura akazi. I moved houses. Nimuka mu nzu nabagamo. Everywhere. Nimva ahantu hose yaranzi. Mpindura n'umujyi nabagamo. I couldn't leave that. Nagize stress ku buryo nashoboraga kuba narya nashobora kuburyama. Nibaza umuntu wamwambiraga akumva ko naba mu nzu gusa. Nari meze nk'imbohe. You know what? Urazi? People tell us to find someone who worships us. Rimwe na rimwe abantu batugira inama mu rukundo bakaduha tujye dushaka abagabo badusingiza badukunda cyane. And Peter truly did. Ariko Peter yaransingizaga Mana yampaga kaya kikandenga. Ariko nyuma y'izo kaya wa mukobwa byabaye. Aha. That was the scariest thing I have ever experienced. Ibintu byabaye nyuma y'uko uyu mugabo yansingizaga kangira igitangaza. Nagize experience y'ibintu byanteye ubwoba. Na n'uyu munsi naribagirwa. Niyo scariest experience nigeze nyira mu buzima. Aka nako mutipe nakemerera kujya ku kazi akamubwira kujya ku kazi. Felt like fate. Nase imukunda naumva gatari nk'igero ry'Imana atari Imana yabahuje. But what if it wasn't fate? Or chance? Ese wasanga atari igero ry'Imana cyangwa atari n'amahirwe? Ese wasanga? What if he chose you? Wasanga rero waguhisemo. The place you stayed when you first got to Sydney. Ese hano watuye bwa mbere ujya muri Sydney? Do you remember the address? Wabayibuka address yaho hano wabanje gutura ukigera muri Sydney? Annandale maybe. Annandale niba nibeshye ni muri Annandale niho nabanje gutura. Kanebe kuri application. Application nabanje gutura. Cyangwa wagiye muri amazu yitwa Manest Share. Zanzu z'abasore bakodesha zo kwicundeberamo. Kumbe maniga do. Ibyibera mu nzu byose umukobwa byakora byose abahamagara. Iyi nzu nayo mu cyaro nayo yesitemo za kamera. Ibyo umukobwa apanga byose byavugira mu nzu byose. Maniga byose ababyumva arabizi ko yatangiye kumuneka. Aya bas. Ho. Aya. Bamwise Dan cyangwa Peter. Mwabakobwa mu mujye mwitondera abantu baza ngo mwagiye mu rukundo mukayagara ngo murungo tubane ugahita wemera. Niyo mpamvu buri akantu k'umuranga ka kera kari sawa. Umuntu ahabwa ati umwana ko ari runaka nyabuna byavamo koko basanga yubaha ababyeyi atinya ababyeyi umuryango. Yabwatinze hakuno. Lena Phillips to see Ken Curtis. Lena Phillips naje kureba Kane. I was told he was in recovery. Bambwiye ko rwose ngameze n'abatameze neza. Byagenze